senga cyangwa se uhangayike, ariko ntukabikore byombi. Niba wahisemo gusenga kubera icyo byongeraho guhangayika, ntabwo wizeye isengesho ryawe. Hitamo kimwe, senga cyangwa uhangayike. Aranavuga ngo ni byiza gukunda abanzi bawe, ni na byiza kwanga inshuti zawe, kubera ko abanzi bawe bahora ari babandi, ntibahindagurika, sindyarya, mu gihe inshuti zawe zo zihora zihindagurika. Niyo mpamvu ari byiza gukunda abanzi bawe, kubera ko niba hari abantu banyabo ku buzima bwawe, batakubeshya, batakuryarya, bakubwiza inani na rimwe, ibibi byawe bakabivuga rwose uko biri, ni abanzi bawe. Kuri 50 Cent ngo abanzi bawe bakomeza kuba babandi, mu gihe inshuti zawe zihora zihindagurika. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu bameze nk'ibimera, barakura kandi bagahinduka buri munsi. Aranavuga ngo nanga umubeshyi kuruta uko nanga umujura. Umujura aba ari inyuma y'umushahara wanjye, mu gihe umubeshyi we aba ari inyuma y'ukuri kwanjye. Umubeshyi aba akurikiye ukuri kwanjye, mu gihe umujura aba akurikiye umushahara wanjye. Niyo mpamvu 50 Cent yanga umubeshyi kurusha uko yanga umujura. Aranavuga ngo gusinzira ni iby'abakene, njye sinjya nsinzira, kubera ko buri mukire wese ahorana inzozi ashaka gukabya, kandi izo nzozi si za zindi ubona iyo usinziriye, ahubwo izo nzozi ni za zindi zikubuza gusinzira. 50 Cent yaravuze ngo urwitwazo rwonyine rwo gukena ni gereza. Muri make nta rundi rwitwazo ufite rwo gukena keretse igihe uri muri gereza, hahandi uba udafite uburenganzira bwo gukora ibyo ushaka byose byaguteza imbere. Kuri 50 Cent gufungwa ni rwo rwitwazo rwonyine rw'ubukene. Nta muntu wabwira 50 Cent ko akennye mu gihe atari muri gereza ngo amwemerere. Niba udafunze nta kintu waza ubwira 50 Cent ngo urakennye, ariko wa mugani birumvikana. Niba udafunze, niba utarwaye, hari ibintu utabwira 50 Cent rwose nk'impamvu z'ubukene. Ufite amaboko mazima, ufite amaguru mazima, ntabwo wamugaye, ufite n'ubuzima buzira umuze. Ayo mahirwe ufite hari abantu benshi bayifuza. Umuntu uri muri gereza arabyifuza, umuntu urwaye arabyifuza. Nta mpamvu n'imwe, nta rwitwazo na rumwe ufite rw'ubukene. 50 Cent yaravuze ngo kuba umukene ni icyaha gikomeye mu idini ryanjye. Aranavuga ngo hariho ubwoko bubiri bw'abantu mu bucuruzi. Hari abantu bafite impano yo gucuruza, hakaba n'abandi badafite impano yo gucuruza, ariko bafite impano yo kubyaza umusaruro babandi bafite impano yo gucuruza. Zabona ko abakire benshi mu bucuruzi si abafite impano yo gucuruza, ahubwo ni abafite impano yo gukoresha babandi bafite impano yo gucuruza. Muri make hari abantu bafite ubwenge bwo gucuruza, hakaba n'abandi bafite ubwenge bwo kubyaza umusaruro ubwenge bw'abandi. Igeze no kuvuga ngo niba uri umunyabwenge bihagije, ushobora guhindura ibibi bikubaho mo zahabu. Ibibi bikubaho ushobora kubihinduramo zahabu iyo ufite ubwenge buhagije. Yaravuze ngo bamwe bavukana bike, abandi bakavuka basanga inzira zaraharuwe, bakavuka bafite ubutunzi buhagije, amatara yaka, imitobe yuzuye, imyaka yuzuye ibigega. Ati njye nakuriye mu muryango utifashije, nagombaga gukora cyane kugira ngo mbone icyo nshaka. Nakuze numva ngomba kuba umukire. Mu rugamba rwo kubigeraho wenda sinagiye nkora amahitamo meza, ariko inshuro nyinshi nigiraga ku makosa nagendaga nkora. 50 Cent yaravuze ngo ari urupfu n'ubuzima ni iki kigoye kurusha ikindi. Kuri we ubuzima nibwo bigoye kurusha urupfu. Ubuzima nibwo bugoye kurusha urupfu. Kubaho birakomeye ariko gupfa biroroshye. Kuri 50 Cent aho gutinya urupfu watinya ubuzima. Ni nayo mpamvu yavuze ngo bumukire cyangwa upfa ugerageza. Bumukire cyangwa upfa ugerageza kuba umukire. 50 Cent yaravuze ngo ita ku mafaranga yawe, gerageza uyagundire cyane, kubera ko bisaba amafaranga mu gukorera andi. Izigame menshi ashoboka, kubera ko amahirwe akurikiraho amafaranga ari. Yaranavuze ngo umugabo nyawe nuriya wita ku nshingano ze zose,
ntagire uwo aragize ibimureba, uko byaba bimeze kose akaba ahari kugira ngo yite ku bimubaho byose. Yaranavuze ngo hari ihame rikomeye ryihishe inyuma yo kuzamuka kw'abacuruzi batandukanye. Ntukishyurire umukozi ibyo akwiriye, mwishyurire ibyo mwumvikanye. Ngo niba ushaka gutera imbere byihuse mu bucuruzi, hari ubucakura abacuruzi bose bateye imbere bahuriyeho. Ntukishyure ugendeye ku bikwiriye, ishyura ugendeye ku byo mwemeranyije. Niba yemera umushahara runaka aba ari wo umuha, ntukamuhe ibimukwiriye kabone n'ubwo yakora nk'ipunda. Ubwo ni ubucakura abacuruzi bose bateye imbere bahuriyeho. Uramukorera nk'ipunda akakwishyura nyine ibyo mwemeranyije. 50 Cent yaravuze ngo nta muntu ushobora kumbabaza ngo bikunde, kuko mfite uburyo bwanjye bwo guhindura ibibi mu byiza. Uburenganzira bwawe kunkorera ibyo ushaka, ariko ni n'uburenganzira bwanjye kubyitwaramo uko nshaka. Buri kibi cyose unkoreye nyihinduramo icyiza. Yaranavuze ngo umva cyane kuruta uko uvuga, kubera ko uko uvuga cyane ni kuba wiyongerera ibyago byo kuvuga nabi. Aranavuga ngo ni ikigwari uri utinya bitarabaho. Yaranavuze ngo ntabwo mfata urupfu nk'ikintu kibi, kubera ko urupfu nirwo rusobanura ubuzima. Nta rupfu rubaho n'ubuzima nta gaciro bwagira. Kubaho utinya urupfu ni ukwirwanya ubwawe, kubera ko nta buzima butagira urupfu. Urupfu n'ubuzima bimeze nk'impande ebyiri z'igiceri, ntabwo bisigana. Ntabwo ushobora gufata igice kimwe ngo ikindi ukihorere. Ntabwo ushobora gukunda igice kimwe ngo ikindi ucyange. Ntabwo bikora gutyo. Ugomba kubifata kimwe kuko biragendana, biruzuzanya. Niba hari ikintu buri wese yasezeranyijwe kuri iyi si ni urupfu, icyo kintu kidashobora kugutengura. Niyo mpamvu 50 Cent atarufata nk'ikintu kibi, kubera ko ari rwo rusobanura ubuzima. Mu magambo yose 50 Cent yavuze muri iki gice, reka nyasoreze kuri iri. Yaravuze ngo nkeneye kwisengera, nkeneye kwikunda, nkeneye kwiyitaho, nkeneye gutsinda, nkeneye kumenya aho nerekeza kubera ko nzahomba. Ibyo byose nta wundi ubishinzwe uretse ngewe ubwanjye, kandi no kuri buri wese ngo niko bimeze. Nta wundi muntu ubishinzwe uretse wowe ubwawe. Aha rero ni amagambo meza cyane yavuzwe na 50 Cent, umupapa w'abana babiri. Iri jambo rero ryagucitse, reka duhurire kuri YouTube channel Dash TV. Genda ukore subscribe tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikirana kuri Instagram no kuri Twitter, aho hose nitwa Dashim 250. Genda ukore follow tujye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Iyo ukorera mu rwego rwo rwose, ugomba kumenya ndetse ukamenyana n'abantu bakorera muri urwo rwego, kubera ko aribo bakuzamura. Yaranavuze ngo kurushaho kunguka kurushaho, ujye wibuka no gushora kurushaho. Burya amafaranga ni nk'imbuto, urabiba ugasarura, ukongera ukabiba ugasarura. Yaravuze ngo kunda umwuga wawe, ufate nk'umukino. Iyo ubihisemo gutyo ntacyo umwuga wawe utakugezaho. Yaranavuze ngo igitandukanya abatsinze n'abatsinzwe ni ukubaha ibyo bakora. Aranavuga ngo buri muhanzi wese agira icyicaro cye. Arongera aravuga ngo nizera ko ntashoboraga kugera ku rwego ngezeho iyo ntagira abamfasha. Niyo mpamvu nanjye mfasha abantu bose uko nshoboje. Yaranavuze ngo ngerageza gufasha abantu batandukanye kuko ntazi nanjye uzamfasha mu gihe kizaza. Uyu mugabo yaravuze ngo ibitangazamakuru bimwe na bimwe byizera ko umuhanzi adashobora kugira ahagera adafashijwe nabyo, ariko kuri Diamond ngo siko bimeze. Uyu mugabo yaravuze ngo umuntu wese ushyira mu gaciro agomba gutinya ejo hazaza. Iyo udatinya ejo hazaza ntushobora kwizigama, ntushobora kubaha abantu, ntushobora no gukora cyane. Yaranavuze ngo abantu bazakwibukira ku bikorwa byiza wakoze. Aranavuga ngo guhanga udushya ni urufunguzo rw'ubutsinzi. Uyu mugabo yaravuze ngo nta kintu na kimwe cyoroshye muri ubu buzima, buri kimwe cyose kirakomeye. Icyo usabwa rero no gukomera kurusha buri kimwe cyose. Iyo uri umunyantege nke urasigara.
aranavuga ngo buri gihe mbwira abantu ko ibanga ryo gukabya inzozi ari ugutekereza ibirenze ibyo rubanda nyamwinshi batekereza. Muri make no gukora itandukaniro. Diamond yaravuze ngo ntushobora kwinjiza amafaranga mu gihe utari umukozi mwiza. Aranavuga ngo nizera ko ihisemo umwuga ujyanye n'ubuhanga bwawe ndetse ukunda, nta kabuza uhinduka umukire kuruta uko wahitamo umwuga udakunda. Ntukabenya mu gihe bigiye, ntugahitemo umwuga kuko ari wo benshi bari kwerekezamo. Hitamo umwuga wumva ushoboye kandi ukunze, nta kabuza uzaba umukire. Diamond yaravuze ngo ndi igiti cyera imbuto, niyo mpamvu nagira ubwoba bw'abantu bantera amabuye. Aranavuga ngo kwiyitaho ni ikintu cy'ingenzi cyaguteza imbere mu mwuga uwo ari wose waba ukora. Kwiyitaho kandi ni ikintu cy'ingenzi mu guteza imbere umwuga wawe. Uyu mugabo yaravuze ngo niba bitari mu bushake bw'Imana mu kuba umuziki wananira, bizagorana kumva ko nge Diamond namanitse amaboko kuko nananiwe gukora umuziki. Aranavuga ngo bimwe mu bintu bimfasha mu mwuga wanjye no kugira umwanya munini ndi mu rugo nitekerezaho. Nsohoka iyo biri ngombwa, naho ubundi sinkunda gusohoka. Uwo mwanya nkukoresha nitekerezaho. Mu magambo yose yavuzwe na Nazibu, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Yaravuze ngo niba uri umuhanzi ugomba kwiga isoko ukamenya neza icyo rishaka. Si no ku muhanzi gusa, ni mu bintu byose. Niba uri umucuruzi, icyo waba ukora cyose ugomba kwiga isoko ukamenya neza icyo rishaka. Rero namwe mu magambo meza yavuzwe na Diamond Platnumz, abifuje ko namugarukaho nizere ko munyuzwe. Ntihaburamo amagambo y'inkomezi twavoma kuri uyu musitari wacu. Iri jambo rero ryagucitse, reka duhure kuri YouTube channel _TV. Genda ukore subscribe tuye tubana buri munsi mu ijambo ryahindura ubuzima. Ushobora no kunkurikira ku zindi mbuga nkoranyambaga, Instagram na Twitter. Aho hose nitwa Ndashima 250.